kuri inshuti zacu tubahaye ikaze nanone. Amazina yanjye ni Ineza Busogi Charlotte. Ubu ngubu turi ahantu heza cyane, nk'uko mubibona hari ubwiza nyaburanga budasanzwe, hakaba hakorerwa ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, hakaba hari mu nzuri za Gishwati. Kandi twasuye ibere rya Rugogwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa umuco n'ibyiza nyaburanga by'igihugu cyacu. Iki gice nyaburanga giherereye mu ntara y'Uburengerazuba, tukaba twahagiriye ibihe byiza, by'umwihariko batwibukije ndetse banatwigisha bimwe mu biranga umuco w'igihugu cyacu, nko gusimbuka urukiramende, kuyobanwa, gukama inka ndetse n'ibindi byinshi byiza bigaruka ku mateka y'igihugu cyacu. Kandi twagize amahirwe yo gusura ishyamba rya Gishwati. Ni ishyamba riherereye mu ntara y'Uburengerazuba. Ni ishyamba ryiza kubera ko harimo ibyiza nyaburanga bitandukanye tuzagenda tugarukaho ku zindi videwo zikurikira. Bakuru inshuti zacu tubararikiye